yego nibyo umujyi wa Uvira turawufata, nibyo umujyi wa Uvira turawufata mu gihe kitarambiranye. Ati kandi itegeko ryamaze kuba risoka ryavuye ibukuru, ndetse twamaze guhabwa n'igihe tugomba kwatakira umujyi wa Uvira ukava mu nzira. Ati yego nibyo ntago tugomba gutegereza, ati kuko twamaze kumenya yuko Kinshasa bari gutegura ibitero byo kutugabaho mu bice byose byo bitandukanye. Ati kandi yego nibyo twamaze kumenya yuko bagiye kumanura indege zo mu bwoko bw'amasuko ndetse n'amadrone kutwatakira mu bice bigeze kuri bitatu. Ati rero bagira ngo badukure muri ibi bice ngo batwegeze inyuma. Yego nibyo, ariko kandi ngo abaturage ngo baraza kubigenderamo mu by'ukuri ngo bose basiga ubuzima. Ati ariko kandi twebwe ntabwo dukeneye kuza kumva ko abaturage bacu bashobora kuza kurenganira muri urugamba. Ati mu gihe leta ya Kinshasa itagomba kwihangana ngo yirengere uburenganzira bw'abaturage. Ati nibyo mpamvu rero ngo dufashe umwanzuro wo kwataka Uvira tukawukuramo tutitaye kuri Doha cyangwa se ku mategeko y'Doha. Ati yego nibyo, ati nibyo koko ntago bigeze bubahiriza ibyavuye muri Doha n'umunsi wa rimwe. Ati niyo mpamvu rero mu by'ukuri tujya kwataka umujyi wa Uvira. Ati isaha rero n'itariki byamaze gusohoka. Ati ibukuru bamaze kuduha order rero tugomba kwikurikiza igihe kigeze. Ati mutegereze. Ati ese ni ryari mushobora kuza kwataka umujyi wa Uvira? Ese mwebwe ntago abaturage bashobora kuza kubigenderamo? Ati oya, ati twebwe turabikora as professional. Ati cyakoze tuzi neza ko igisirikare cya leta cyo kitari buze kwihangana. Niyo mpamvu turi buze kwataka mu masaha yacu, mundi kwataka tuzataka mu masaha yacu ataza kuba ayabangamira abaturage. Ati yego nibyo tugomba kwikora as professional. Kabaye andi makuru. Ati kandi andi makuru umugabo bita Joseph Kabila Kabange wamaze kugera i Doha muri Qatar, yagiye gukora ikimwe abantu mwe, yagiye gusubiza ibintu irudubi byakomeye. Joseph Kabila Kabange wageze i Doha, umwami yamwitabaje kugira ngo arebe mu by'ukuri ko ari buze kuba amutabara mwa bantu mwe. Ngendaje mbabwire byinshi. Ikindi cya kabiri, uyu mugore wa Gisekedi, uyu munyamabara, uyu nguyu ntago ari umugore mw'abantu mwe, uyu nguyu ntago ari umubyeyi. Kubera iki? Ntago mututse, ahubwo nyamara mvuze ukuri kwabyo. Birababaje umuntu wabyaye agatwita amezi 9 azi n'umuryo Giseke ryana, akabwira umuhungu we ngo nafate Side Kivu na Nord Kivu abirimbure, atitaye ku bantu barimo, atitaye ku bihumbi by'abantu, atitaye ku bagenerali, atitaye ku babyeyi n'abana bari kuvuga uyu munsi ngo barimbure Nord Kivu na Side Kivu. Uyu n'umwicanyi kabombo. Nta mwana nta se, nta mugabo, nta mutoya, nta mubyeyi, nta mwana, bose ni kimwe. Abajenosideri nibo twari tuzi karabicanye n'inkora amaraso mbi cyane, ariko biragaragara ko burya ibi bintu umuntu abivukana pe, ibintu byamaze ku bindi. So muri rero ko ntago byoroshye cyane, ubwo bwawe bwinshi cyane, ngira ngo ayo nabwo tugiye kugenda tugaruka yose muri rusange. Ibintu byamaze kuba bibi cyane rero. Ibyo rero mu by'ukuri kwa biteye ubwoba mumaze kumva dutangaje mu minota ya mbere byuko ubu tuvugana abari muri Uvira batitiye Bujumbura, nuko umugabo bita Joseph Kabila Kabange ndetse amaze guhindura amateka y'Doha. Isi byo gusa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Nefa batitiye nyuma yo kumenya neza ko igihe cyo gufata umujyi wa Uvira cyamaze kuba gisesekara kijya hanze muri rusange. Ibintu byamaze kuba bibi cyane, ivumbi ryamaze kuba ritumuka, nyaboneka nimutabare kwa Minani Rwambikanye. Bimeze bite iyo za Runingu mu by'ukuri na Kiriba? Ndetse yewe gahunda ihari ni ukugaba igitero kiremereye cyane kuri M23, bagafata ikibuga cy'indege cya Kavumu, bagafata Bukavu, bakahita berekeza za Karehe berekeza Iminova, ndetse no gufata umujyi wa Goma. Abo ntabandi ni leta ya Kinshasa, FRDC, FDLR, Wazalendo. Indege zigiye kumanuka kuri tele y'imirwano zirahita zifatira hanga hepfo muri Bukavu, ndetse yebone ku kibuga cy'indege nizo bari bukoreshe. Izindi zirahita zijya gukoreshwa hariya muri Runingo ndetse na Kiriba ngo kugira ngo barase byimazeyo bivuye inyuma umutwe nyeshyamba M23. Mumenye amakuru tugiye kwagezaho byabaze kuba binduka kuri tele y'imirwano. Reka sigiremo Placide Pacifique, naho ngewe kuri mikoro ya mbere ni Nelson Machine Gun Jabar nyiri magazine urekore kuri langiye frontend commanda bitara twaduhari bine ko tatembere ku nk'urugamba. Yes, Pacifique nanjye ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero tugarukanye amakuru akomeye na makuru menshi cyane tugiye kubabwira y'urugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi mu masaha mu gitondo nibwo imirwano yaramutse mu duce tugize Warikare tugeze kuri 3. Twe duce n'utuhe twose ukeneye kugenda utumenya. Andi makuru akomeye cyane avugwa hano muri teritwari ya Masisi, naho uraza kumenya imirwano yahabereye mu duce nanone tugeze muri 2 tubarizwa muri teritwari ya Masisi. Hanyuma turabwire n'imirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Rucuro, tubabwire naho uko byifashe, ariko saho gusa turi bugaruke kuko turaza no kuyinyaruka
tujye muri za Karehe aho ngaho hafi na za Nyabibwe aho biri kuvuga ko nta wumvikanyemo amasasa atari makeya cyane, ariko unazamuka ku kibuga cy'indege cya Kavumu naho hari kuberamo urugamba rukomeye cyane. Hanyuma kandi tugaruke muri turi tubabwire ibyo Tomar Bank ari kuvuga, tunyarukire kuri uyu mugabo namaze kwamona kabisa anyarukira ku rukuta rwe rwa X akagira ibyo yandika, nta wundi rero ni Innocent Kaina Rugaba Muhozi. Turaje tubasobanurire neza cyane iby'aya makuru uko bihagaze, ndetse tubasobanurire iby'urugamba uko rwifashe, tubabwire ADF naru ikomeje guhura n'ibyago bikomeye cyane kubera ko iri guhigwa na UPDF ndetse na FRDC, bakaba bamaze kubakomesha mu birindiro bigeze muri bitatu byose bibarizwa mu materitwari no mu ntara zigiye zitandukanye. So byose rero biri mu makuru tugiye kugenda tubabwira, wahageze nta handi ni kuri Ruhuka TV Empire News. Anga niho honyine uzajya usanga amakuru y'ukuri kandi amakuru ya update gusa. Nge nitwa Pacifique, turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Yego nibyo, Joseph Kabila Kabange yamaze kuba agera i Doha muri Qatar. Uyu mugabo yayoboye Kongo imyaka igera kuri 18. Byari byoroshye cyane, ngira ngo uriya mwami w'i Doha yari yaratinze gufata no mwanzuro wo kugira ngo ahamagare mu by'ukuri uyu mugabo amugira inama kuko arabikeneye. Uti gute? Uyu mugabo niwe uzi kote yakandamo uyu mugabo ivu bintu bikarita birangira. Niwe wafashe Kisekedi we na Nanga. Bazana Kisekedi bamukuriye ari gucuruza pizza mu Bubiligi. Baramubwira ati ngwino tukugira umuyobozi. Ndagira ngo wumve impamvu wumve uburyo ari ingiyenzi cyane kuba uyu mugabo bamuzanye. Baramubwira ati ngwino tukugira umuyobozi. Bamushyiraho. Umugabo akimara kumushyiraho nta kindi kintu yabituye. Yahindukiye abarasa kugira ngo abice ahinda itegeko nshinga. Niko kubwira umwami wa Qatar ati se wowe nimba umugabo utwara mukiza akatugambanira ngatwice, ukeka ko wowe wamwumvisha ikintu akacyumva? Ati ahubwo emera umva nkubwire ikintu cyo gihari. Urumva niyo mpamvu nkubwira ngo uyu mwami n'abadukurikiye babyombe, nicyo kintu cy'ingenzi yakoze cyo guhamagaza Kabila. Kabila yoboye Kongo mu myaka 18. Yararwanye nawe urugamba raruzi, ariko nubwo yarwanye ntabwo yize yica abantu nkuko Kisekedi ari kwica abantu. Kugeza nubwo nyina umubyara avuze ati wowe wice bose, tishaka ahantu kuba bomba atomike urimbure naho rukivuna sida kivu, utitaye ku bantu munyumvire, utitaye ku mwana wavutse, utitaye ku bikorwa remezo bihari, utitaye ku nka ndetse n'ibindi, rimbura naho rukivuna sida kivu n'ubundi hara ntago ari abantu n'inyamaswa zibereyeyo. Nawe unyumvire cyane. None uwo nguwo umugira iyo nama yabuzwa n'iki kumugira izindi nama zo kutakumva? Ndetse none aturugero nane yababwiye muvuga ngo nayanjye. Buriya niyo mpamvu Kabila yari yabujije M23 gusubira i Doha kuko yari abizi neza. Ati none se ni gute utemera bino bintu? Reba ejo bundi baza ahangaha mwemeranyijwe ko M23 igiye kurekura Warikare, hanyuma Kisekedi nawe agafungura abantu bageze kuri 700. Aba bantu 700 ntabwo bageze bafungura, ariko M23 yarekuye Warikare. Urabibona ibintu byose M23 agiye byemera, ariko Kisekedi ntabwo abishaka kubyumva. None se urabona utari kubira ubusa? Bivuga ko uyu mugabo ashobora kuba yagiye gusubiza ibintu rudubi. Mu yandi magambo, inama ya 7 y'i Doha igiye kuba ishobora kujya kuba uyu mwami wa Katari yamaze guhindura ibintu, byamaze kuba bihinduka kuri hariya, ndetse bafata n'imyanzuro mishyashya itandukanye mu by'ukuri niyo bafataga. Ikindi Kabila niko kumubwira ati wowe emera dufate Kisekedi tumukureho twe dushyireho umuntu tubona uzatwumva warangiza urugamba. Bitari ibyo nta munsi n'umwe Kisekedi azigera yubahiriza amabwiriza y'ibyo mwavuganye ahangaha ngabishyire ku murongo. Natwe yaradutengushye twe twamuzanye tukamushyira ku ntebe, ntago washobora kukumva, biragoye kuko igitekerezo cyose wamuha yakumva kuri gukora n'umutwe w'M23 uri kubashyira hasi. Kandi bwana Pacifique ibintu birumvikana. Birumvikana kabisa. Hanyuma rero ukiva kuri abo bagabo cyangwa ukimara kuvuga kuri uwo mugabo Joseph Kabila Kabanga, nanjye hari ikintu kimwe namwongeraho gusa. Kintu nababwira cyo nuko Joseph Kabila Kabanga nuwahoze ari perezida wari uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kuyishuro bamugize umusevire usanzwe nk'umuturage wa Repubulika n'undi Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuguha ngo usibye iryo zina asigaranye gusa, ariko nta bundi bubasha agifite. Amakuru mfite akomeye nuko yagiye mu Doha kuganira n'umwami wa Qatar kubera ko aracyafite icyo cyubahiro cy'uko yabaye perezida cyonyine.
naho nta kindi. Hanyuma rero bwa Nelson, amakuru ufite nubwo yagiyeyo ariko ku rugamba byasigaye ruhinana, ngo nuko uyu mugabo nubwo mama 23 ihakana ko nta mikoranire bafitanye, ariko uyu mugabo ngafitanye imikoranire kandi itasanzwe n'uyu mutwe wa mama 23. Ushobora kwibaza ati iyo mikoranire imeze ite cyangwa se ihagaze ite? Nkahita mbigusobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, nkakubwira yuko Joseph Kabila Kabanga ari umwe mu bantu basapotinga M23 cyane mu bijyanye n'amikoro ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byose bisabwa n'ibitekerezo bya gisirikare, kuko uyu mugabo ni umusirikare n'ubundi mu buzima busanzwe. Hanyuma rero amakuru ngiye ndi gukurura nuko mu gihe yagiyeyo rwasigaye ruhinanye hano muri teritwari ya Uvira. Muri teritwari ya Uvira hari kubera y'urugamba rukomeye cyane, M23 iri guhanganirayo na FARDC, iri guhanganirayo na za Wazalendo, iri guhanganirayo na FDLR n'indi mitwe igiye itandukanye yiyunze kuri leta Kinshasa kugira ngo bahangane n'uyu mutwe wa 23 barebe niba bagira gute bawutsinda. Hanyuma amakuru akomeye cyane rero y'ibitero byabaye kuri uno munsi n'ubundi ngiye nibyo ndi kugarukaho. Habaye ibitero bikomeye cyane byageragejwe kugabwa kuri bano barwanyi ba 23 ariko n'undi bikaba byahitanye ubusa cyangwa se byafashe ubusa. Uti rero ushobora kwibaza tu byafashe ubusa mu bihe buryo, nkahita mbigusobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, nkakubwira ko bino bitero byabayeho byatumye bano barwanyi ba 23 bongera gusa n'abasubiraho ngo inyuma ibirometero nka 2, ariko ngo barongera basubira inyuma kwa Arisiyo. Ubu tuvugana bakaba bari kurwana mu duce ngiye kukubwira. Bari hano muri Sange, baragenda bagera Bwegera, bavanamo duce turi hagati ya Bwegera na Sange, baragenda bavanamo utundi duce tubiri turi hano hagati ya Bwegera ndetse na Ruvungi, natwo baradufata. Ikindi bongera gufata izindi matekwa z'ingabo z'u Burundi. Bigaragara yuko rero uru rugamba rwamaze guhinduka urundi ngira ngo nk'abari kubireba neza cyane muri imisozi ya Uvira ahangaha kabisa niho wari kuberamo urugamba rukomeye cyane. Kuri ubu M23 tubona ko iri kugaragaza ko nta mikino ifite, ariko uko byagenda uko ariko kose ndababwiza ukuri, by the way ibintu bigiye kuba bibi ku rwego rwo hejuru cyane, kubera ko FARDC namaze kumenya amakuru yuko bazanye cyitwa igikoresho gihambaye, harimo n'amadoroni, harimo na za Sukoyi, harimo n'indege za kajugujugu zino zirasa. Ibyo byose rero byose byazanywe kugira ngo bihangane n'uyu mutwe wa 23. Gusa icyo nababwira cyo nkana kibizeza ni ukubera yuko ni ukuvuga ko batazi ese M23 yo iri gupanga iki. Nicyo kintu batazi. Mu gihe M23 yo izi ngo FARDC iri gupanga iki, iri gutekereza iki. Buri umuntu iyo abarwanyi bahanganye cyangwa se intambara iri kuba, igisirikare iyo gifite amakuru ikindi gisirikare ewana kibasha gutsinda. Nuvuga ngo rero uyu mutwe wa 23 kubera ko upanga operation ntizimenyekane ikazipangira mu bwiru, hanyuma FARDC yajya kuzipanga n'ubundi amakuru akinjira muri 23 bikamenyekana yuko bari bugabe biterano runaka, bagasanga abasikare b'M23 nta bariyo cyangwa se babiteguye. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera, akaba ariyo mpamvu biri kuvuga yuko hano muri leta Kinshasa harimo ubugambanyi bukomeye cyane. Hano mpamvu bakuyeho uriya mugabo. Sasa rero bwa Nelson sawa gusanga ibitero byabereye kuko nano bitwa Gatogota hano hafi na za Ruvungi naho ngo harimo ibitero bikomeye cyane. Yego nibyo amakuru avuga ko drone zamaze kuba zitunganywa kugira ngo zimanuke hano muri kano gace ka Runingu kugira ngo zisubize inyuma uyu mutwe w'inyeshyamba wamaze kubusatira Kiriba. Ariko kandi umutwe w'inyeshyamba M23 nawo ukaba wamaze kumanura umusada urimo abakomando hano muri bino bice ngo kugira ngo usege wakoze icyo twakita couvre fond hano muri bino bice bya Gatogota, Runingu, Sange ndetse yewe nazo za Kaziba ndetse ibindi undi musada uze witegura urugamba rwa Runingu rwo gwita rwataka Kiriba, ndetse ngo nukujyana Kiriba bamanukana Kawezi bakubita mu mujyi wa Uvira indani, ubundi tayari ubundi mujyi wa Bujumbura ugahita wacyayindire. Uti gute rero hano ushaka kwibaza ngo se umujyi wa Bujumbura ushaka kubacyayindire gute? Ni nyimugere rero Uvira yaba imaze kuvamo nkuko bamaze kuba babipanga, hanyuma bwana Pacifique izino ngabo z'abacancuro FARDC ndetse n'abazarendo bagahita bahungira muri Bujumbura, bagahita barekura imbunda zabo ndetse n'amabombe yabo kuri M23 hano muri Uvira rwagati. M23 yarahiye ko itazatuma bayirasa yicaye, bivuze ngo nayo yahita kurekura amakompra aho umwanzi yaba ari guturuka abarasa. Ubwo ni muri Bujumbura hejuru gato cyane, bakabataka mu buryo bukomeye cyane, bigatuma rero n'umujyi wa Bujumbura uba cayindire, ivumbi rigatumuka
ndetse umujyi wa Bujumbura ukaba très militarisé hano ngaha muri Afurika kubera ko bamaze kujya nk'abacancuro bahungiyeyo nkuko n'ubundi ngo batangiye guhungirayo. Gusa abatasi ku mpande zombi yaba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse yewe no ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi ngo bose batangiye gukora akazi gakomeye cyane ngo ndetse kabashyuhanye. Ngaye nguko rero urwo nirwo rugamba ruri muri izo axe mu bice bigiye bitandukanye, aho rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane kuri tere y'imirwano. Ngaye nguko rero bwana Pacifique dushatse kweza dusimbukira ikavumu tukajya kureba ibyo FDLR igiye gukorera ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse yewe na Bukavu muri rusange. Tayari ubwo twamaze no kwinjira nkuko ubivuze twita tujya gufata rutema ikirere twerekeza Kinshasa uko byifashe. Tubabwire yuko hano muri Kavumu ikani kamwe mu gace gakomeye cyane kandi agace gafite kingira kamaro ku barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, by'umwariko mu gihe baba bakuyemo mama 23 byabafasha kubatsinda kubakura mu bice bigiye bitandukanye birimo nk'umujyi wa Bukavu, umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, ariko bikaba bikomeje kuba ibibazo. Ushobora kwibaza ati bikomeje kuba ibibazo mu buye buryo? Nuko ibitero byabayeho kandi byageragejwe kugabwa kuri bano barwanyi n'ubundi bama 23 ariko birangira abifashe ubusa. Uti byafashe ubusa rero mu buhe buryo? Ni ibitero byabaye mu masaha 11 wabonaga yuko bibaye nta gihindutse bishobora kuza gusiga uyu mujyi cyangwa se isatere n'ubundi ya Kavumu yose ndetse n'iki kibuga cy'indege bifashwe n'aba barwanyi. Ariko mu buryo butunguranye ngo ntiwamenya ngo abasirikare baturutse, gusa amakuru ufite nuko bamwe baturutse Bukavu abandi bagaturuka mu mujyi wa Goma. Bari mu 23 baje bakubita ikitwa coalition yari yigambije cyangwa se yari yigaragambije ishaka gufata kino kibuga cy'indege, barangije barabatatanya bahungira mu mashyamba hano muri parike ya Kauzbiega, ariko abandi bahungira mu yandi mashyamba ari nyuma ari hafi n'ikibuga cya Kavumu aho bari bagize gute bari baturutse. Ibitero kandi byasize biguyemo beshi, kugeza ubu ntituramenya imibare y'abantu baba baguye muri urwo rugamba, ariko dukomeje kubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Andi makuru akomeye cyane wenda avugwa kuri ibyo nuko hari yashije iminsi mikeya M23 ifite amakuru yuko iki kibazo cya Wazalendo bagikemuye, ariko baje gusanga burya Wazalendo wagira ngo zirahingwa ntizororwa kubera ko ni beshi kabisa, ntiwamenya ngo baturutse cyane kandi bari bafite intwaro. Bivuze ngo M23 cyafite akazi muri za axe cyane. Amakuru avuga ko rero ngo iyi axe ya Runingu cyangwa se biracu bya Kiriba na Runingu indege zigiye gukoreshwamo ngo zizaza kuba zanavuye ahangaha muri Bukavu cyane cyane ngaha ku kibuga cy'indege, ngo bagiye gucana y'umuriro ngo ku buryo M23 ngiri uhungereza Kauzbiega ndetse ikagera muri Virunga ngiri usange FDLR ngo M23 ngo bagiye kwirasa ngo ku buryo ngo yisanga za Kauzbiega byanashoboka, ariko ikibazo ni baranyura he? Icyo kibazo sinzi niba uri kucyumva. Ahantu banyurira baranyura he kugira ngo bahashye mu vetro bayikubite kuri urwo rwego? Birashoboka ko banyura hehe, biragenda bite? Reka tugereze ikindege ziza kuvuga, ariko ngewe izi ndege zishobora kuza muri ibi bice zishobora kuza mu vetro yazivuniye umuheto, nabyo birashoboka. Kandi dutegereze turebe kabisa. Ahubwo andi makuru akomeye cyane ari kuvugwa ara mu imurenge ubwo ndimo ndebaho gatoya mu kanya kuri telefone yanjye. Aya makuru ari kuvuga yuko ari imurenge ngo mu masaha mu gitondo byaramutse neza, ngira ngo nako haramutse akantu k'akazuba ngo kari kameze neza cyane, ngo inka ziri kurisha neza, ariko bitunguranye habonetse igitero cy'ingabo z'u Burundi ahantu bita hano hafi no kwishyamba rya Kabasha, ngo nibwo baturutsemo ngo baraza bagaba ibitero hariya za Rurambo. Ibi rero ngo byasize bano barwanyi batwirwaneho ngo byasaga nkaho batiteguye kwita barwana nabo, ariko ngo bahise begura intwaro gatoya ngo bagikora mu ntuzi muri Twiga, ngo barashe ku rwego rwo hejuru kagira ngo bacometswe. Birangira ibitero bisubijwe inyuma, gusa kugeza ubu haracyari kumvikana mu masasu, gusa babavanye hafi n'abaturage babamanukana mu mashyamba. Makuru ufite nuko mama 23 ishobora kubirimo kujya gutanga raporo ku bwishi cyane. Yego nuko meze rero ntabwo tuzo gutsinda muri byinshi ahangaha muri kibuga kinene cya Kavumu nimba kifatwa abagabo ngo bambariye urugamba ngo faka Mike reka sinakubwira ati ngiye ninge tinda bafata Bukavu kasita ati nanjye ndateruka ibumoso bwawe tubafatire hagati ngango hanyuma kwa Pacifique reka tuzamuke kare twabwiye ko tubabwira amakuru ya Warikare ndetse na Pinga
Yes, Warikare nk'uko twabivuze hariyo urugamba rukomeye cyane. Warikare ni mu duce tugiye dutandukanye tubarizwa muri teritwari ya Warikare. Ni mu gace ka Pinga hari kuberamo urugamba rukomeye cyane. Abarwanyi ba 23 bamaze iminsi bakomagura ikitwa Wazalendo barazihereranye bashyira mu gafuka bakajya bakubitiramo kabisa ukagira ngo bari gukubita badahari. Kuri ubu rero bano basore nabo ba Wazalendo bavuze ati nta kudasangira n'udakoramo ati nabyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Baza kugira gute rero baza guhitamo kugira kwataka bano barwanyi ba 23 ariko bahura n'ibyago bikomeye cyane kuko ubwo bagerageza kwigarurira ipinga Bushimo byabananiye cyane ahubwo barakubitwa hano mu gace ka Nkasa niho barwaniraga. Urumva ko no kubateza intambwe 5 byananiranye. M23 bayivuniye umuheto ejo. Bayivuniye umuheto he. Bayikuye mu bice bigeze kuri 3. Ntabyo. Uretse nkwereke. Ngiye kereka mbonye video. Hoya. Uretse nkwereke. Amakuru atugeraho ejo Warikare kuntu byagenze bite ejo i Warikare. Reka turebe Warikare byagenze bite. Warikare mu gace ka Kisimbi muri teritwari ya Warikare hano mu byukuri inyuma y'imirwano yabaye ikomeye cyane ari ku cyumweru. Amakuru agera kuri Ruhuka atubwiye ko mu byukuri mu gace ka Kalembe Kalonge ndetse hagabwe ibirindiro bikomeye cyane kuri M23 mu gace ka Kalinga. Mu byukuri birangira M23 ikinagiye bivuze ngo yavuye Kalembe Kalonge ndetse Wazalendo yavuye Kalinga ibatsaho umuriro barakinagira wirukanka cyane. Wazalendo bitarakubiswe igomba kubwire iyi Warikare reka turebe wabyumvise neza cyane none se reka ngwire ukuntu nkuri ihagaze. M23 zavuye uretse gato M23 zavuye muri Kalembe Kalonge zagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo ikaringa kwa gatandatu mbere yo gusubizwa inyuma mbere ya gusubizwa inyuma bivuze ngo basubije inyuma M23 bayisubije wapi hubwo kukubwira yuko hano bita Nkasa ari kubera mu urugamba M23 no kugira ngo bayiteze intambwe ebyiri byananiranye urumva ntago byoroshye ahubwo wenda uyu uvuga ko babakubite hano muri Rusamambo hano uvuga aho ngaho hano muri Rusamambo amakuru ngiye mfite nuko Nkasa iri kurwana isunika M23 kurwana isunika oya ntago isunika ahubwo bari kwirwana bayisunika M23 bayisunika ngo bayisubize inyuma ariko byanze yoyo ntago iri kujya gufata ahubwo bari kugira ngo bayikure ahari aba bano barwanyi ba Wazalendo bisa nk'ari nabo bahatanze hanyuma byananiranye kuhabakura vuze ngo 23 yashinze imizi iravuga atanga ubundi twe nukuzana n'imintuze tukajya twiryamira ati byo kuhava wapi kuko niba Pinga ariyo bari bafite nk'ikibazo bakaba bayirimo urumva tena bayivuyemo nibo babyiteye ntago bazongera kuvuga ngo ni ibiganiro ngo nibyo byatumye tuva muri Warikare bashingira kuki kandi noneho barayisubiyemo nta biganiro bihari bakongera bakayivamo. Iyo tekanike ntago abantu bayumva hanyuma ahubwo amakuru wenda akomeye cyane yandi avugwa hano mu gace ka Rusamambo nibwo habaye ibitero M23 bayigize inyuma yego ibyo byo ndabyemera ariko ahandi hose M23 ubwo yakubise kuko nko muri teritwari ya Masisi urugero muri Nyabyondo hari harimo kuberamo operasiyo za Wazalendo ariko operasiyo za Wazalendo nazo zapfubijwe n'umutwe wa 23 bituma zitagerwa izo operasiyo zitagerwa bivuze ngo rero bakubiswe ku rwego rwo hejuru cyane ubwanirizo yego iyo imirwano idasanzwe yoyo isa nkaho yagiye iba mu materitwari agiye atandukanye by'umwariko ya za Uvira n'ahandi hagiye hatandukanye hakomeje kugenda haberamo urugamba rukomeye cyane. Yego reka dusoze bwana Pacifique dusoze ahangaha tuzo ko tugaruka mu kanya tubabwira amakuru aza kwagezwaho mu yandi makuru yacu twemeze se yego bakacu nagaruka bye.